Hari abantu usanga mu mivugire yabo bavuga bategwa cyangwa se agasubiramo inyuguti runaka inshuro nyinshi mbere yo gusohora ijwi. Uwo muntu bivuga ko afite ikibazo cyo kudidimanga. Kudidimanga ni ikibazo usanga n'abana bafite imyaka iri hagati y'ibiri n'itanu ku gipimo cya 5%, ariko uko bagenda bakura bikagenda bishira. Icyakora bifasha arengeje imyaka 10 biragora ko byashira burundu, ariko ashobora kubigabanya. Usanga umuntu udidimanga rimwe na rimwe adashaka kuvugira mu ruhame, akaba adakunda kuganira, nyamara afite icyo yabwira abandi, ariko kubera ko society imufata ukundi cyangwa se nawe yifitemo kwitinya, akaba atakunda kuvugira muri societe. Nubwo hari imico usanga udidimanga afatwa nk'ufite ubwenge butuzuye, nyamara ibi ni ukubeshya, kuko hari abahanga batandukanye kimwe n'abakomeye ku isi babayeho bafite iki kibazo. Aha twavuga nka Winston Churchill, Albert Einstein, Charles Darwin na Man Moran ndetse n'abandi benshi, ndetse n'ano mu Rwanda. Ni ayahe moko yo kudidimanga? Kudidimanga biri mu bice bitatu by'ingenzi, akenshi bitewe n'igihe udidimanga byamufatiye. Iburyo bwa mbere biravukanwa. Ibi ahanini bifata abana batarageza imyaka 5, ariko uko bagenda bakura bikagenda bishira, ariko hari n'ababikomezanya. Ubu bwoko bwo kudidimanga ubusanga mu gitsina gabo cyane kuruta abagore. Uburyo bwa kabiri biva ku turandaryi. Ibi bituruka ahanini ku ihererekanyamakuru ritagenze neza hagati y'ubwonko n'imikaya ishinzwe gutanga ijwi iba mu kanwa no mu muhogo. Uburyo bwa gatatu ni ukudidimanga biva ku mitekerereze. Ibi biva ku kabazo gafata agace k'ubwonko gashinzwe kugenzura gutekereza no gushyira mu gaciro. Nk'uko twabivuze hejuru, hari impamvu nyinshi zitera iki kibazo, dore ko hari ababivukana nabo bifata bakuze. Gusa impamvu nyamukuru twavuga zibitera harimo uruhererekane rwo mu muryango cyangwa se hereditary. Niba harimo abafite ikibazo, hashobora nanone kuvukamo abadedemanga. Imikurire y'umwana, aha twavuga abo yakuze yigana kuvuga nuko yabitojwe. Nanone kandi imikorere mibi y'uturandaryi ngengambitekereze ishobora gutera kudidimanga. Itotezwa kiri muto no kubuzwa kuvuga akari ku mutima, cyangwa se gukangwa kenshi no gukomeretswa ku mutima, nabyo bishobora kumutera kudidimanga. Gukomereka cyangwa indi mpanuka yakwangiza ku bwonko no kugira indwara stroke bishobora gutera iki kibazo cyo kudidimanga. Reka turebere hamwe ibyamamare byaba ibya hano mu Rwanda ndetse n'ibyahandi ku isi hatandukanye byagiye bigaragara ko bididimanga. Tubahaye ikaze, iyi ni AFRIMEDIA. Hari ingero nyinshi z'abantu badidimanga, harimo abahanzi bakora imiziki, abakina filime, kimwe n'abakinnyi b'imikino itandukanye n'abandi. Kuri iyi nshuro twabategura urutonde rwa bimwe mu byamamare mu ngeri zitandukanye, harimo n'abo mu Rwanda ndetse n'abo ku isi hagiye hatandukanye. Ku mwanya wa mbere turasangaho Sylvester Stallone. Uyu ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika, akaba yaramenyekanye muri filime ku izina rya Rambo. Yaje no kwitirirwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Azwiho kuvuga make muri filime yagiye akina hafi ya zose, gusa impamvu y'umutera bivuga ko ari uko yabaye yaratinze kuvuga kugeza afite imyaka 5. Ibi byaje kumuviramo kudidimanga kugeza n'ubu ari mukuru, akaba ariyo mpamvu adakunda kuvuga cyane. Ku mwanya wa kabiri turasangaho Jackie Chan. Ni umushinwa wamenyekanye muri filime nka Who Am I. Uyu nawe nubwo uzamubona muri filime nyinshi asetsa, buriya nawe ajya didimanga bikamugora kuvuga neza. Ku mwanya wa gatatu turasangaho Wayne Rooney. Uyu uramuzi cyane mu mupira w'amaguru. Wayne Rooney ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wamenyekanye mu ikipe ya Manchester United ndetse no mu kipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu nawe iyo ugerageje kumva ibiganiro bye, ntabwo avuga neza kugeza naho ashobora kumara umwanya ataravuga, byamunaniye yabigerageza akavuga amagambo y'ibice. Ku mwanya wa kane turasangaho Safi Madiba.
Safi Madiba wamenyekanye mu itsinda rya Urban Boys hano mu Rwanda, gusa kuri ubu akaba akora umuziki wenyine. Ushobora kumva aririmba neza ugakunda indirimbo ze zigiye zitandukanye, gusa burya nawe ajya adidimanga. Iyo ugerageje kumva ibiganiro uzasanga aho ariho agenda adidimanga, ndetse n'inshuti ze nabo baganira bashimangira ko akunda gutinda kuvuga, byanarimba agasubiza yikiriza akoresheje umutwe. Ku mwanya wa gatanu turasangaho TMC. TMC yamenyekanye cyane muri Dream Boys. Ku izina rye yitwa Mujyanama Claude, uzwi nka TMC mu itsinda rya Dream Boys. Kuri ubu akaba atakibarizwa mu iri tsinda. Nawe burya uretse kuba aririmba neza, iyo ugerageje kumwumva neza uzumva nawe mu mvugo yisanzwe atinda kuvuga, cyangwa akavuga ijambo rimwe runaka igice gusa. Ku mwanya wa gatandatu turasangaho umuhanzi Hope Irakoze. Uyu nawe ni umuhanzi wamenyekanye ubwo yatwaraga irushanwa rya Task Project icyiciro cya gatandatu. Uyu muhanzi ntuzamwumva adidimanga igihe ari kuririmba, gusa mu kiganiro gisanzwe biragorana ko yarangiza interuro atayiciyemo ibice kubera kudidimanga. Ku mwanya wa karindwi turasangaho umuhanzi The Ben. The Ben ni Mugisha Benjamin, uzwi nka The Ben. Uretse kuba aririmba indirimbo z'urukundo mu ijwi ryiza rikundwa na benshi, cyane cyane igitsina gore, uyu muhanzi nawe ajya adidimanga iyo ari kuganira n'inshuti ze cyangwa abandi, gusa ntushobora kuzumva mu ndirimbo ze ari kudidimanga. Ku mwanya wa munani turasangaho umukinnyi wa filime uzwi nka Samuel Jackson. Uyu ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika wamenyekanye muri filime nka Snakes on Plane, akaba yaranamenyekanye muri filime za sosiyete itunganya filime izwi nka Marvel. Uyu mugabo nawe ngo burya ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe kuvuga bijya bimugora, gusa si gake kuko ubwe ngo afite uburyo agerageza kubirwanya. Ku bahanzi uzatungurwa kumva ko atajya ategwa mu ndirimbo cyangwa ngo adidimanga igihe ari kuririmba, kandi ubusanzwe adidimanga. Gusa ngo si byiza guseka umuntu udidimanga nk'uko bitangazwa n'abahanga, kuko ngo bibatera ipfunwe bakitinya ndetse bakanatinya kuvugira mu ruhame. Turabashimiye mwese mwadukurikiye, turabakunda cyane. Kora subscribe maze tujye tubana. Turabakunda cyane, mugira ibihe byiza.